Itangazo risoza imirimo y'inteko rusange y'inama ijana na 78 y'abepiskopi gatolika mu Rwanda yateraniye ku Ruyenzi kuva ku itariki ya 12 kugeza ku ya 15 Gicurasi umwaka wa 2026. Guhera tariki ya 12 kugeza ku ya 15 Gicurasi umwaka wa 2026, inteko rusange y'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda yateraniye kuri Centre Pastoral y'abepiskopi ku Ruyenzi. Imirimo y'inteko rusange y'178 yayobowe na nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda, arikiepiskopi wa Kigali, akaba na perezida w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda. Inama rero yabimburiwe n'isengesho isaa 4 za mu gitondo. Umuhango wo gutangiza imirimo y'inteko rusange witabiriwe na Musenyeri Daniel Tumiel, umunyamabanga mu biro by'intumwa ya Papa mu Rwanda. Mu ijambo ryo gutangiza imirimo y'inteko rusange, perezida w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda yashimiye abepiskopi kandi abifuriza imirimo myiza. Yashimye na Musenyeri Daniel kuba yitabiriye imihango yo gutangiza iyo nama. Yabasabye kandi gukomera muri ibi bihe hakiri kiliziya nyinshi za paruwasi, za santrale na sikirisari zigifunze. Abepiskopi bababajwe kandi nuko hari abasaserdoti bagiye bafungwa kubera icyo kibazo. Yababwiye kandi ko muri ibi bihe hagaragara bugomeramana n'ibikorwa bishyira mu rujijo abayoboke b'Imana, abasaba kuba hafi y'abakristo no kubakomeza mu kwemera. Abepiskopi bihanganishije Musenyeri Papias Musengamana hamwe n'umuryango w'abakristo ba diocese ya Byumba mu byago byo gupfusha Padiri Donati Bagirubwira na Frere Julien Nimusabimana Izatwumva. Mu ijambo rye, umunyamabanga mu biro by'intumwa ya Papa mu Rwanda yagejeje ku bepiskopi yabagejejeho amakuru yo ku cyicaro gikuru cya Kiliziya, anababwira imikorere mishya y'ikigega cya Papa gishyigikira imishinga itandukanye y'iterambere rya muntu. Umuyobozi w'inteko rusange y'abepiskopi gatolika mu Rwanda yamurikiye bagenzi be gahunda yose uko yakabaye, bityo bafatanya kwiyemeza bamaze kwikorera ubugororangingo. Hakurikiyeho gusangira amakuru y'iby'ingenzi byaranze ubutumwa muri buri diocese hagati ya Werurwe na Gicurasi umwaka wa 2026. Inteko rusange yasuzumye ibindi byari ku murongo w'ibyigwa ingingo ku yindi. Ingingo ya mbere, ikenurabushyo muri iki gihe. Abepiskopi basuzumiye hamwe uko ikenurabushyo rikorwa muri iki gihe n'ibibazo rigenda rihura nabyo. Abepiskopi bababajwe nuko hariho abakristo bagwa mu buyobe bw'abavuga ko babonekerwa. Hari n'abiyambika umwambaro usa n'uw'abepiskopi n'abasaserdoti mu buryo butera urujijo kuba bareba. Abo ngabo abambere bavuga yuko babonekerwa bitwa abatowe, naho abo ngabo biyambika imyambaro ijya gusa n'iy'abasaserdoti benshi n'abagiye bajya mu madini y'ibyaduka. Abepiskopi basabye abo babikora kubihagarika no kujya mu murongo wa Kiliziya. Abepiskopi barasaba abakristo bose kuba maso no gushishoza ngo batagwa mu buhakanyi rimwe na rimwe buza mu mayeri. Ibyo tunabisanga no mu butumwa Bikira Mariya nyina wa Jambo yatangiye Kibeho, abwira abantu kwitondera ubuhakanyi buza rimwe na rimwe bwihishe. Ingingo ya kabiri, sinode ku kugendera hamwe. Abepiskopi bemeje ko urugendo rwa sinode rukomeza kandi rukagera mu bagize umuryango w'Imana bose, guhera ku bepiskopi ubwabo kugera ku byiciro byose by'abakristo. Imyiteguro y'inama mpuzamahanga ya Sinyisi World
Iyo ni ingingo ya gatatu. Abepiskopi barebeye hamwe aho imyiteguro y'inama mpuzamahanga ya Signis World iteganyijwe kubera i Kigali kuva ku itariki ya 3 kugera ku ya 8 Kanama 2026 igeze. Hari umubare munini w'abamaze kwiyandikisha bazaturuka hirya no hino ku isi. Ibigo by'ubucuruzi bya Kiliziya n'abandi baterankunga bakomeje kwegerwa kugira ngo bashobore kunganira komite ishinzwe gutegura iyo nama kandi bashobore kwamamaza ibikorwa byabo. Umunyamabanga wa Signis ku rwego rwa Afurika, Padiri Walter Ihejirika, yaje mu Rwanda nawe ashima uburyo imyiteguro igenda neza. Abepiskopi barasaba itangazamakuru gatolika byo mu Rwanda kuzungukira ubumenyi kuri iyo nama no kuboneraho bakamenyekanisha ubutumwa bw'amabonekerwa ya Kibeho. Ingingo ya 4, Komisiyo y'ikenurabushyo rusange n'iyogezabutumwa rivuguruye. Abepiskopi barebeye hamwe byavuye mu nama ya Komisiyo y'ikenurabushyo rusange n'iyogezabutumwa rivuguruye iherutse kuba. Basanze mu madiyoseze atandukanye hari ibikorwa by'akajagari byaganisha ku buyobe. Abepiskopi bashishikarije abashinzwe ubutumwa mu maparuwase kunoza imihango yo guherekeza gikristo abitabye Imana no guha umurongo amagambo n'ubuhamya bihavugirwa. Abepiskopi bemeje ko hashyirwa imbaraga mu gusobanurira abakristo ibijyanye n'ikoreshwa ry'amazi y'umugisha n'isengesho ryo gusabira abarwayi. Ingingo ya 5, imishinga y'ibikorwa ku cyicaro cya CPR, icyicaro cy'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda. Abepiskopi bongeye gusuzumira hamwe ibyakorerwa ahasanzwe icyicaro cy'inama yabo i Kigali. Bemeje ko bagiye gutangira itunganywa ry'ikibanza mu gihe hakinozwa umushinga uzahakorerwa. Ingingo ya 6, gutegura abasaserdoti mu maseminari makuru. Abepiskopi barebeye hamwe uko uburere n'inyigisho mu maseminari bihagaze muri iki gihe n'ingorane abarezi n'abarerwa bagenda bahura nazo. Bagarutse kubakirwa mu maseminari n'ibyo bagomba kuba bujuje. Basanze ari ngombwa gukorana n'inzego zitegura imihamagaro uhereye mu muryango. Bemeje ko indongozi mu rurimi rw'igifaransa directoire yashyizweho n'abepiskopi yatangira gukoreshwa. Bemeje ko gahunda y'amasomo muri seminari nkuru ya Rutongo yatangira uyu mwaka mu kwezi kwa 9 bagahera ku kwiga indimi. Ingingo ya 7, amategeko ngengamikorere mashya ya Librori Caritas, ni inzu icuruza ibitabo ya Caritas. Mu rwego rwo gufasha Librori Caritas gutunganya imikorere yayo, abepiskopi basuzumye amategeko ayigenga bareba n'uburyo yahuzwa n'igihe tugezemo ikanuzuza ibindi bijyanye na sosiyete y'ubucuruzi. Bemeje ko amategeko yanozwa akabona kwemezwa. Ingingo ya 8, kwiga no kwigisha teolojiya. Abepiskopi barebeye hamwe uburyo kwihugura muri teolojiya bikenewe mu bakora ubutumwa muri Kiliziya, bashimangira ko ari byiza kwiga no kuyikoramo ubushakashatsi. Basanze hari ubushakashatsi bwakozwe na Musenyeri Aloyizi Bigirumwami, Musenyeri Alexis Kagame no ku butumwa bwa Kibeho. Hari n'ibyakozwe mu rwego rwo guhuza ukwemera n'umuco. Haracyari bikenewe no gukorwa cyane cyane mu ikenurabushyo ry'ubumwe n'ubwiyunge. Abepiskopi basanze ibyo byose bishobora gukorwaho ubushakashatsi bwimbitse ku rwego rwa kaminuza mu ishami rya teolojiya ririmo gutangira muri Arikidiyosezi ya Kigali. Abepiskopi barashishikariza abakristo bose kurigana no kurushaho kujijukirwa n'ukwemera. Ingingo ya 9, ubutumwa bwo kugeza Bibiliya ntagatifu ku bakristo. Mu rwego rwo gufasha abakristo kubona Bibiliya ntagatifu,
abepiskopi baributsa ko nta wundi wemerewe kuyicapisha adafite uruhushya rwanditse rw'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda. Ingingo ya 10, imikoranire ya komisiyo na serivisi z'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda. Abepiskopi barebeye hamwe uburyo komisiyo na serivisi zikorana, bongera gushishikariza abagize komisiyo, amashami yazo na serivisi kurushaho kunoza imikoranire. Bemeje ko hazabaho inama yahuza komisiyo y'umuryango no kurengera ubuzima, komisiyo y'abarayiki, imiryango y'Isiyo Gatolika n'imiryango mishya, Caritas na SNAF, kugira ngo bungurane ibitekerezo, batange n'imirongo y'ibyo bafatanyamo byafasha imigendekere myiza y'ubutumwa bwa Gikristo bushyigikira ubusugire bw'ingo. Iyo nama izatumirwa kandi iyoborwe na komisiyo y'umuryango no kurengera ubuzima. Ingingo ya 11, gahunda yo kwagura ibikorwa by'ingoro ya Bikira Mariya Ikibeho. Abepiskopi bongeye gushimangira ubushake bwabo bwo kubaka ingoro nini y'ihuriro ry'abatatanye yasabwe na Bikira Mariya mu mabonekerwa Ikibeho, no gukomeza gushaka ubushobozi bwo kubona aho bagurira ibikorwa by'ingoro. Bongeye kwemeza ko Kiliziya ariyo ifite ubutumwa bw'ibanze bwo gusobanura iby'amabonekerwa no kuyobora ishyirwa mu bikorwa ry'ubwo butumwa. Ingingo ya 12, abashinzwe ubutumwa muri komisiyo, serivisi n'amaseminari makuru. Abepiskopi bafashe umwanya basuzumira hamwe ibyagezweho mu mavugururwa ya komisiyo, amashami ya komisiyo na serivisi. Bemeza ko ayo mavugururwa atangira kujya mu bikorwa. Banarebeye hamwe kandi igihe giteganyijwe ku bashinzwe ubutumwa n'imirimo mu nzego zitandukanye z'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, bityo bateganya abashinzwe ubutumwa aho bakenewe. Imirimo y'inama rusange isanzwe isoza umwaka w'ikenurabushyo 2025-2026 yashojwe n'isengesho kuwa gatanu tariki ya 15 Gicurasi umwaka wa 2026 saa 7 z'amanywa. Abepiskopi basezeranaho bifurizanya imyiteguro myiza y'iminsi mikuru yegereje ya Ascension na Pentecost. Bikorewe ku Ruyenzi kuwa 15 Gicurasi umwaka wa 2026. Padiri Vedaste Kayisabe, Munyamabanga Mukuru w'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, na Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda, Arkiyepiskopi wa Kigali, akaba na Perezida w'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda.